hari igihe umuntu atekereza umwanya wose yataye ukavuga ati iyo mbimenya na wa wundi nanze nkaba naramwemeye kuba aramuhaye umwanya. iyo umuntu agutakarije igihe imyaka 2 irengaho amezi aba agutakarije igihe kirekire. Njyewe nyacyo urabizi ibyo nahuyemo nawe inshuro zirenga 2 urabibonye. Nta kuntu nateye ivi Nyabugogo ngo umukobwa nyange nze musanga ahantu ari muri rogi nuna mutumira twaganiriye abigenze kuri narababajwe mu rukundo ndakwinginze ahubwo nanjye mu nyumve umva basi ngakira haragate mbanze mu nanjye mu nyumve n'ukuri kw'Imana mva nkubwire sibyo reka wenda uyu mukobwa ntago yabonye imbaraga zo kukubwira story ye kuntu imeze reka nkubwireho gake ngaho mbwire uyu mukobwa yakunze uretse nyine uretse oya ntago reka mbanze nkubwire sibyo umukobwa aza no kwiyambaza umuganga arabahuza amaze kubahuza barakundana ariko bakijya mu rukundo haciyemo nk'ibyumweru 2 wa musore n'ubundi agira ute yanga no mukobwa akayagenda musebya mu bashuti be bitewe n'ukuntu mukunda ndategereza mana nari ma mikrofone yanjye n'abantu mwe reka minira hanga reka minira ibintu mba ndi guhura na byahantu nanjye ubwanjye nabiburiye formule nabuze uburyo nabivuga gusa ni byiza ngo iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocente nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocente songa mbere turabashyigikiye. Yes, reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocente TV muri kumwe na Nyashya Rwanda rwanya rwakazamura igisho cya Rwanda bwasika mutono zase nabwo samatara gake cyangwa samundi icara kuri Manzi na Innocente TV wirebere byinshi bitandukanye twaguteguriye uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe n'imbutari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka ndagusaba rero kujya twandikira muri comment kugira ngo turebe ibyakunyuze n'ibitakunyuze kugira ngo tumenye ngo ese turongera iki turagabanya iki. Reka ntangire nkwifuriza impera z'umwaka 2023 nziza ndetse n'abantu bizera Noheli izabere iyo amata ndetse n'ubuki nkubwira ngo uzagira umwaka mwiza wa 2024 uzakubera amata n'ubuki. Uyu munsi wiwe none ntabwo ndibwirirwe muvuga mumaze kumumenyera ntabwo rero kumvuga reka je bundi gukureba urumva nakibukura wa munsi ibintu uriya mukobwa n'uriya musore bari badukoreye uzi ko uriya musore yanigiye ku buriri bro nkumva none ngiye gupfa buriya rero buri wese nyine bajya bavuga ngo uyu babaye buri wese amenya aho yababaye gihunda cyafite igikomere hano mu Rubavu urumva yankubise jido ngwa ku modoka bro ibintu byari bikomeye hari ahantu ariko nitwe twari twigemuye buriya kwinjirira umuntu uri mw'iragisiyo ariko utaranyibagiza buriya abantu baba bashaka nko kugira umuntu inama cyo narabibonye muri comment cyane kuki mutajya mubamera nimero ngo bamvugishe abantu benshi bahora bansaba nimero zanjye muri comment njya mbibona rega ntabwo mujya muziba mwagiye mumaha nimero zanjye bakamvugisha dore none sasa rero ikintu gihari sibyo hari n'umukobwa wavuze ngo no umukobwa hari umukobwa wavuze ngo uwo musore ngewe niba munyihere reka cyane ahubwo ndamusaba none nareba kino kiganiro dukoranye we yohereze nimero ze we azohereza yohereze nimero ze yazohereza gute azandike muri comment bose bahita bazifata ubwo wakohereza nimero muri comment abantu bose bahita bazifata sasa rero ngewe urumva ikintu ndi bukore ahubwo anyandikire kuri WhatsApp yanjye sibyo cyangwa nze kuza dusoje ikiganiro nze kuza kutunyuzaho utwanjye utu nimero dore kuntu biba bimeze ngo twe tuba twakizeho nimero kuri screen sibyo abazibona cyangwa sibyo we anyandikira mbwire ngo ndashaka nimero
ya runaka ya runaka nimero cyangwa nzibahe reka nzibahe reka ngiye nzibahe kugira ngo ubishaka aze kunyandikira urumva ni 07 2 69 34 76 2 reka ndisubiremo 07 2 69 34 76 2 ubwo wakwandikira wahita umuha nimero zanjye exactly nuwaba afite n'icyo ashaka kutubwira urumva nuwaba afite inama ashaka gutanga rwose iyi nimero mpita mbibona ngahita agira ute ngahita muvugisha nyandikira kuri WhatsApp cyangwa se akaba yanampamagara nta kintu bitwaye. Ibibazo ndi guhura nabyo muri no minsi nabonye hari abantu benshi batabyishimiye nabonye bashaka kumvugisha bashaka kugira wenda kungira inama cyangwa se wenda kugira uko bankatsuringa mu mutwe kuko ni ibintu bishobora no kugutera ikibazo mu mutwe niba ugize ikibazo umukunzi wawe bikaba kuriya nyumugano no mugahurira mugasanga ari muri rogi urumva mu mutwe hano gucya aba ari ibibazo kandi ntango byagushimisha mu by'ukuri rero nk'abantu mukunda kudukurikira niwe nitabaje cyane kuko niwe unabonye uduhora hafi mwamamagara tukavugana mukangira inama kuko umukobwa ndamukunda cyane kuko mbaye namukunda sinakabaye mendahenda kugeza hariye kugeza naho musanga muri rogi urumva byari ibibazo birebire byari intambara kuko ngiye buriya hari n'abantu bambwiye nisegura no ku bantu bambwiye ati uriya mukobwa naramubangamiye ariko mu by'ukuri ntago namubangamiye buriya buri wese buragira amarangamutima ye nta kuntu bavuga ngo wabangamiye umukobwa ari muri rogi noneho ikindi gikurikiyeho umusanze muri rogi yaranze impeta y'umusore sibyo buriya pe wenda ku ruhande rumwe sinzi kuntu nakubwira ngo twarabangamye ariko nk'umuntu umukunda ngewe numvaga kujya kumureba mu byarimo cyangwa se nkajya kureba kuko ari we bamamagaye bambaza ko ari we ko bikwiye nitaye kuvuga ngo bari muri rogi cyangwa bari gukora ibi ngibi nge numvaga najya kureba kuko ese uyu ni sheri wanjye wa nyawe cyangwa uyu ni umukunzi wanjye kuko dukundanye imyaka 2 irengaho amezi wajyanye n'umusore muri rogi ibyo rero nge nicyo kintu nashakaga kumenya kugira ngo nibura menye aho ibintu birimo biragana nanjye maze iminsi ndeba comment bagiye bashiraho numva nyine hari washize nkuko wari ubivuze ngo twarababangamiye ariko sorry kuba wenda ibyo bari barimo wenda byari bibashimishije ariko nkanjye nango byari binshimishije wari ubabaye ku giti cyabo nanjye nari nkuko bari bishimye ku giti cyabo nanjye byari biri ku nshengura umutima ku giti cyanjye naranakubiswe sinkubeshye nibashaka bambwire nkuremo n'umupira mbere kandi mu rubavu inkovu ziracyari kuri kwimana urumva narakubiswe hari uriya musore nimba yarizana karate simbizi yaranura nkubita hasi narirukanza nkubita umutego nikubita kwibuye nahise mvuga ni urukundo burya rushobora no kubyara n'ibindi bibazo ase uriya mukobwa n'ubu ngubu urumva kumwikuramo wapi buriya rero buriya nicyo atatweretse koko buriya nyashya n'abandi bankurikira wenda bazagerera gisiyo bagenda babivugaho si uko umuntu umukunda kuko ari mwiza kurenza abandi bakobwa muziranye cyane si uko umukunda kubera ko ari igitangaza kurenza abakobwa muzanye cyangwa se mwanamenyanye ahubwo hari ikintu bita ngo uyu muntu mumaranye igihe kingana iki experience umufiteho ako kantu kakugiye mu mutima karakumunga na hahandi umubona mu makosa ukumva ko amakosa ari gukora ntacyo akubwiye sibyo urukundo nta kindi ni iki ngiki urukundo si ukuba muhora muryoshya urukundo ni igihe mumaranye icyo gihe mumaranye uburyo mwabanye nibyo byubaka wa mutima wawe ubaka kanya nakubwira ngo urumva niba umukobwa naramufatiye muri rogi umusore yambaye boxer umukobwa akenyeye isume sibyo ikitari cyabaye ni igiki ntacyo none se wambwira ko bari bagiye hara muri rogi bari bagiye kwifotozamo hariya ntabwo bibaho twinjira wabonye ko handitseho ngo yero sitari ni akabari sibyo ni gute umbwira ngo umukobwa ngo wenda ngo yagiyemo hariya yagiye gukina cyangwa se
ngo bari bamu kandi wabonaga nawe ari proud yabyo cyane ijana kuri kuko yarandwanyaga ngo mva ngundi ngo murambaza iki ibaza umuntu mukundanye imyaka 2 ukamufata muri ryo yangiza akakubaza ngo urambaza iki umutima warashe umva narashenguwe buriya famille zanyu zari zibizi ko mukundana koko numvisha araho yavuze ngo famille ngo ni inkunda ariko wenda namwe mudukurikiye pe mwandike muri comment urukundo ukunda umuntu na famille si ibintu bitandukanye famille yakubakira urugo oya nukuvuga akanya ikibazo dufite uretse nanjye n'abandi bantu bose dufite ikibazo cyo kubakira ku miryango cyane kandi nyamara umuryango nahandi uzagira ikibazo wa muryango ntango uzawubona cyane urugo n'urwaye n'uwo mukundana nyashya nakubeshya aka kanya ufite umugore ugukunda kabone n'ubwo imiryango yanyu yaba itabakunda cyane ubuse ababubatse ngo bose cyangwa abakobwa bashatse bagiye bashaka mu buryo imiryango yabo yishimiye ni yageze aho nyuma ikabagarukira se cyane nese ni gute umukobwa aza kuri kamera akavuga ngo imiryango n'ubundi ngo umuryango wanjye ni wankundaga none se ubundi birasaba kugira ngo umuryango w'unkunde kugira ngo akunde nge nawe twubake oya icyambere n'urukundo rwanjye nawe yavala iyo byabaye na wa muryango iyo wabonye bwanyu mwarakomeje urukundo bakabona mwaratsimbaraye wa muryango nakabuza nuko urabashigikira cyane ijana kurindi urabashigikira ukavuga ati aba bana twabatesheje umutwe turabastressa tubacisha hirya no hino byaranze abana barakomeza barabana nta kindi twakora umuryango uravuga ati reka tubashyigikira urukundo bararufite none se ngeneye kugira ngo ngende njye mu muryango wabo nkurikize njyaneho imodoka njyaneho kugira ngo mbereke ko wenda mfite amafaranga ibyo rero si urukundo nimba njye nyeneye umukunzi dukundana byanyabyo nyeneye wa mukunzi uzankunda nkamukunda tugakora mariage njye ninamubona nyashya mubwize ukuri tuzabishira hano none se undi utandukanye n'uriya cyangwa uzakomeza kwirukanka kuri uriya no kuvuga ngo biragoye nyine ibikomere bishira bitinze cyangwa kugira ngo uzikuremo umuntu bisaba umwanya ariko buriya hari nubwo ushobora kubona umuntu ugukansoringa yagukansoringa ukahita wumva uri muri mood cyane akagukuramo ibihe bibi wagize akagushira mu bihe byiza cyo gihe mukahita mugendana aka kayange mubonye umukobwa mwiza umukobwa ufite amarangamutima cyangwa se ufite urukundo umukobwa ukwereka ko ejo hanya ari heza umukobwa ukeneye iterambere ntabwo nyeneye urukundo rwubakiye ku miryango nyeneye urukundo rwubakiye kuri njye nawe imiryango ikazadushyigikira urwo ni rwo rukundo njye nyeneye kumbwira ngo ngese ngo nimujyanayo ngo bazabifata bate ntese nzajyaho nijoro mu bushobozi bwanjye mfite yego ndabizi ni bucyasi bwinshi ariko nzagerageza nkore nk'umugabo cyane njye umukunze kwe n'ubutumwa n'umubona uzamunzanira reka n'umubona uzamunzanira njyewe nakubwiye ngo niba naba ngombwa ibyo tuzakora byose njye n'uwo mukunzi wanjye bizaca hano abakunzi bawe bazabibona cyane sibyo nanjye nicyo kintu nifuza kubera ko nanjye uyu munsi nifuzaga kukubwira ngo niba umukobwa umusanze muri rogi umukobwa akaba yaranze impeta yawe umukobwa akakubona akirukanka ntago ari uwawe bro ntago ari uwawe kuko njye naramubajije se ati namubajije ufite uyu niwe mukunzi wawe ati sinari narabikubwiye uriya musore twabasanganye cyagiye tibyo arambwira ati uyu niwe mukunzi kandi koko burahara nanjye nakoze amakosa ntago nagombaga kubikora nisegure no ku bantu hari igihe umuntu atekereza umwanya wose yataye ukavuga ati iyo mbimenya na wa wundi nanze nkaba naramwemeye kuba waramuhaye umwanya iyo umuntu agutakarije igihe imyaka 2 irengaho amezi aba agutakarije igihe kirekire ujya ukimara ukora buri kimwe kugira ngo ukunde umushimishe ariko bikanga narababaye njya mu cyumba ndarira agahinda karanyishe numva ko abakobwa bose nta mwiza ubaba oya ngo ntabwo twakumvikana kuko buriya ni ukuvuga ngo buriya abantu hano sori gati ala makuru wahageze se
wageze hano muri Yellow Star? Ugeze kuri gate? So rero manuka gato urabona jaride ahantu hari itente? Niho nicaye ko ntari kukubona se? Reka ninjire nari. Oya banguka rwose. Sayute nawe ubundi icyo nakubwiraga sibyo? Ntago abantu bose dutekereza kimwe nta nubwo dufata ibintu kimwe. Ntago wafata umuntu ngo wowe umugira ute umukarase mu wundi. Oya, umuntu wese aba afite imyitwarire ye n'imiterere ye. Sibyo? Ariko ndabizi neza ko one day uzabona umuntu ugukunda. Narababaye. Narababajwe. Oya, hangane. Ntago abakobwa bose ari uriya mukobwa. Ni kimwe nuko abasore twese nako tutari bo. Yagasani mwana. Se none se ya kahoda ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki? Cyane we nari narabuze Manzi nahere ngushaka. Musurambaza ndabizi ngiye ko na uyu dupfaniki. Uyu dupfaniki. Biki? Pfanikira. Naraguhize ndaguhiga ndakubura. Aramize. Uranzi se? Cha ndakuzi bitewe n'impamvu. Ya. Aranzi. Cha ndakuzi bitewe. Ibintu njya mpurira na byano kuri tere. Nk'abantu mwe mujye mumbara mumbwire. Ngiye biba byanandenze. None se. Kaho mu intebe yicarire none se. Kambegeranye ndabona yasheze. Caranga. Ndi kwibaza. Kaho mbwira ukuntu nzi rero. Ja ukuntu nkuzi rero. Nkuzi Nyabugogo. Nkuzi Nyabugogo uri guterera umukobwa ivi. Yego. Niho wambonye? Niho nakubonye. Nyine ndagukurikirana cyane. Urakoze. Yego. Ubwo rero umukobwa mani yaragusebeje numva birambabaje. Ndavuga ibi wama nyine nkahora nawe ndaguhiga kubura hasi kubura hejuru. Twahuye rero. None turahuye. None se imore. Niki kiguteye kuza wo uraza direct ugahita uhobera umuntu ntiwamuvugishije ntiwagize ute niki gitumye uza gutya nyine urumva agiye umuntu ananirwa guhisha amarangamutima ye bitewe n'amarangamutima nari mfite niyo yatumye mitanza nyine kuriya. Ko nta gahunda twari dufitanye yuko uri bumubonanga nta kintu nari nabikubwiyeho. Ahubwo birantunguye. Wowe ni gute uje ugahita uvuga ati ugiye gutwa umuhobere umugire gutya na gutya ubyakira ute man? Jewe cyahubwo nge birantunguye byatari. Ndavuze ni se umukobwa jewe yahera haruguraza. Hawo ntabwo renze kare mwe muri kuvugana. Noneho ageze hari mbona hagazeho gato yifashe ku munwa. Ndavuga ni wenda ashobora kuba ari nyashya wenda baziranye nta wamenya. Je narangaraga turi kuvugana. Para umukobwa ajiruka ngati amansoma ahubwo yamaye nyabuna muze kundebera naza gucyura utuntu ku matamo. Kwanga ibyo wabuze nyine. Ibyo wabuze we yabikuza. Ahubwo nge ndibaza uyu niwe mwavuganaga kuri telefone umubwira ngo namanuke muri jaride. Uyu ngo twavuganaga nari nzi ko ari buzaga kuma inyuma ya kamera nge ngakora ibyo nkora bikarangira none Okay wambonye ndakubonye ni ngewe rero wahuye n'ibigeragezo wahuye n'ibibazo bwada ni ngewe kabisa rero numvise bimaze ku mutima hanyuma ndavuga wama nyine nkakubona kwambona none urambonye tutanagiye kure mu kiganiro twakoranye no musisa natsabye ko namuhuza nawe ariko ntago uyu munsi nafite gahunda yo kuba nabahuza nta gahunda nari mfite mbese yaje afite gahunda yo guhura nawe jewe nafite ibindi kwa tugiye kuganiraho ahubwo bihuje nuko asanze nawe turi gukorana ikiganiro abagize reaction ngana sibyo ariko mu byukuri najye bura birantunguye ntago nari nzi kibi ubwo bamwita nde haje ntakwibwiye bakwitane nitwa Imore Josine Imore ugire n'icyifuzo cye n'icyo ashaka ubwo nyine biha niko nya iri zina se shahu ngo yitwa ngimore
imori imori karame wambonye hari ikidasanzwe se wabonye wenda kindi kuri njyewe ubundi si njyewe n'ubundi wabonaga ikidasanzwe rero kirahari tipe mwiza ni ukubera icyo uriya mubebi yakugize biriya bintu biriya byose biterwa wenda n'ubushake bw'umuntu cyangwa n'amarangamutima ye cyangwa n'icyo atekereza ntabwo wenda nakubwira ngo kunyanga ko cyangwa kwanga impeta yanjye yabitewe n'iyi mpamvu ntabwo mbizi nuko byangendekeye mbese urumva rero ndumva duhuje n'ibibazo mwana kandi se ufite ibihe bibazo uje hano uzanye n'ibibazo urumva nagiye kureba Nyashya ndi kumubwira ibyambayeho none bikubitana nuko nawe nabonye ibyakubayeho ndamubwiye se wazaduhuje wenda wasanga icyo ari cyo gihe urumva nyine nanjye nawe mfite umutipe mani aransebya nka kuriya ihangane nyine bibaho mu buzima urabona ko twahuye n'ibigeragezo ariko biriya birashirana n'ibirenze Imana izagera idusubize tubone abantu bazima cyangwa se tuzategereza nta kibazo biriya bibaho mu buzima buri ibintu by'urukundo nta kibazo rwose More icyifuzo cyawe cyangwa se icyo ushaka kuba wabwira aka kanya ni akanya keza ko kukigaragaza cyangwa se ko kukivuga kuko murahuye sibyo fata mikorofone ikintu rero ndagusabiye kumuza nawe mana yanjye we umva ndagira ngo nkubwire uko nagukunze ninjye wandikaga muri comment ndi gusaba nimero zawe mbese nyine naye narabuze ukuntu mbikubwira ndaziga ndazibura oya nanga ibintu byakora oya nukuri umva nkubwire oya ariko nukuri ndakwinginze wowe nisangane n'iryo nawe nanjye nkubwire nanjye mbabarira unyumve abakobwa narababonye ibibazo mwaneje narabibonye sibyo mbabarira nanjye ndabizi narababajwe rero ndakwinginze nukuri we ndakwinginze mbabarira ucare ku ntebe yawe banzo nyemerere yuko Nyashya none ibintu wanzaniye hano byananyobeye oya banzo nyemerere mwemerera iki mani njyewe narababajwe mu rukundo kandi nawe narabibonye ko wababajwe rero ndakwinginze njyewe naragukunze umukobwa aje ambwira ngo yarambonye ngo ashaka kugira ngo tuzabonane nese nibi byari birimo ndabizi se njye mbabarira abakobwa narababonye icara kuri none oya nukuri ntabwo ndi buhaguruke mbabarira wahagurutse kicara ku ntebe yawe oya njye ndagukunda ntabwo ndi buhaguruke haguruka njye ndagukunda mani ndagukunda Nyashya none abo banzaniye ni bwoko ki icara hano we ntabwo ndi bwicara utaranyemerera yewe ndagukunda ibi ni ibiki reka nkubwire rero sibyo ngombwa arakwemerera njyewe Nyashya urabizi ibyo nahuyemo nawe inshuro zirenga ebyiri urabibonye nta kuntu nateye ivi Nyabugogo ngo umukobwa nyange nze musanga ahantu ari muri rogi nunamutumira twaganiriye abigenze kuriye hanyuma ni gute umukobwa ashobora kuza gutya pira mupango none ikindi ngo yarambonye ngo muri comment ngo arankunda ngo ibiki oya basi nanjye narababajwe mu rukundo ndakwinginze ahubwo nanjye mu nyumve umva basi ngakira haragate mbanze mu nanjye mu nyumve n'ukuri kw'Imana mva nkubwire sibyo reka wenda uyu mukobwa ntago yabonye imbaraga zo kukubwira story ye kuntu imeze reka nkubwireho gake ngaho mbwire wamugarukiye uyu mukobwa yakunze umutipe sibyo amaze gukunda umutipe urumva ariko umutipe nawe ntiyamukundaga ni neza ni fotokopi y'ibi byawe wenda bo ntago bateraniye amavi sibyo ariko uyu mukobwa urumva yahoraga ashaka uwo musore yarabuzanamuhera amubwira fotokopi no bashaka nyine uretse oya ntago ntaya reka mbanze nkubwire sibyo umukobwa aza no kwiyambaza umuganga arabahuza amaze kubahuza barakundana ariko bakijya mu rukundo haciyemo nk'ibyumweru bibiri wa musore n'ubundi agira ute yanga uno mukobwa akayagenda amusebya mu bashuti be ngo ntacyo amaze ntacyo amumariye aramwanga rero uyu mukobwa wasanga yarabonye iriya story yawe akaba ariyo yavuze ati rero reka nanjye negera uriya musore wenda twakisungana bikaba bihera aho ngaho gukunda kandi kuba umuntu yagukunda ntago ari ikosa ese kubyo nahita mera ahangaha umukobwa ansanze turi mu kiganiro nje araje mbona aransomye mbona yaramubereye ninde no kugwa nuko mukunderega uzi ikintu se gihari ikintu gihari sibyo ntago utegetswe guhita umukunda yego sibyo ahubwo wowe
basi reka nkwereke ku mavamutima ye urebe ku marangamutima yiwe sibyo kandi mukanya wambwiraga ngo nubona umusore umukobwa ugukunda bya nyabyo ibintu urabikora rega umukobwa nshaka niba umukobwa tubanza tukabiganiraho cyane tukamarana igihe nanjye ubwanjye ibikomere nagize mu rukundo bikabanza bigasa nkaho bigabanyuka ntangaye wa mukobwa uyituza ako kanya ngo ndagukunze ubwo uwo mutima wonyine wakwakira uri tayari ndi tayari pe afite mu rukundo ndi tayari kuko ndamukunda yego kandi ntabwo nzamubabaza amana waba tayari yo komora uyu nguyu nguma afite reka nkubwire njye ntabwo ndaba tayari urumva njye nimba tayari basi nzabimubwira dore ikintu gihari rero njye nami igihe mbitekerezeho sibyo nami igihe igihe mbitekerezeho njye nimara kubitekerezaho nkabona koko ibikomere nagize mu rukundo byagabanyutse mu mutima wanjye mwumva amarangamutima y'urukundo yagarutse niba ngombwa nzahamagara Nyashya cyangwa njye nawe twibonanire ku ruhande tubiganireho hanyuma urukundo rwanjye nawe turukomeze bigende neza hari ikibazo kirimo ariko kuba wansanga hano ukahita umwana ngo ndagukunda nanjye ubwanjye ntabwo ndoroherwa mu mutima wanjye bantu mukurikira Nyashya nimundenganye pe nibavuge ngo ndi umuntu mubi cyangwa se ngo nigize nabi ntabwo ari uko nanjye ubwanjye ndumva nyifite ikibazo sibyo urumva uri tayari kuba waba tayari kuba undi musore nyine n'uyu nguyu nkunda nyine ubu ngubu kuko urabizi na comment usiba zisomaga se urukundo wagiriye kuntuze urukundo wagiriye kuri ku kiganiro warebye umuntu ntumuzi ntimurahura rwaje rute urumva ikintu cya mbere ni ukubabara umutima urakurya mani biraryana birababaza nyine maze kubibona nanjye bikubitiyeho n'ukuntu nanjye nayo maze kubabara ndavuga inisibo namwomora inguma nakanyomora inguma ndavuga imana ndamuyiga muri comment nsaba nimero kugira ngo nzibone mwanga kuzima ariko bigeze aho ngaho noneho mani ndamubonye rero ngomba kumubwira amarangamutima yanjye aho kugira ngo nyasubizeyo byibuze ndaramubwira n'abagenda bizi avuga ati hari umuntu ugize ute umworo nese nya kuvuga amarangamutima byo nta kibazo cyane ahubwo cuma ibi bintu wo byakiriye utegubonye kereka nkubwire sibyo njye ntabwo navuga ngo mbyakiriye nabi sibyo icyo njye nari kwemera neza nuko yambwira ngo nsubiza aka kanya ngo menye uko igisubizo kihagaze sibyo reka musubiza sibyo jewe wenda kubw'urukundo mukunda pe n'ubundi narihanganye urabona igihe gishize ni kinini reka nemere muhe igihe abitekerezo reka mbitekerezo ndumva nameze neza kabisa umutwe wanjye byarivanze Nyashya we ntabwo meze neza abantu mwe noneho ibintu ndi guhura nabyo muri ino minsi njye nabiburiye formule Juma nkora kugejejeho igitekerezo cye nta bintu byinshi uri buze kurenza kuri ibi bintu mukozanga cyangwa se ukoze amavamutima yawe urayavuze amarangamutima yawe urayagaragaje Juma agapira barakaguhaye sinzi icyo uri bugakoreshe Nyashya urukundo ndabizi rwarandiye ubakakanye uyu mukobwa nawe afite icyo kibazo cyane yarababaye buriya gukunda ni kimwe no gukundwa ni ikindi cyane rwose ushobora kunkunda ariko njye nagukunda ariko ntibyambuza kubana nawe cyane noneho nk'umuntu w'umugabo uyu mukobwa namfashe umwanya mutoya nanjye nitekerezeho nimara kwitekerezaho ndabizi nzamuha igisubizo kandi igisubizo nzamuha twese kizatunyura ni ukuri ndategereza igihe umpaye bitewe n'ukuntu ngukunda ndategereza amana nari mpa mikorofone yanjye nk'abantu mwe reka mpinira ahangaha reka mpinira ibintu mba ndi guhura na by'ahantu nanjye ubwanjye nabiburiye formule nabuze uburyo nabivuga gusa ni byiza ngo nari mubajije nubu ko karankunda koko ndagukunda ubu igihe igisubizo kizaba cyabonetse tukajya mu rukundo urishuba kunyakira mu mutima wawe ukanshiramo neza nukuri nzagushyiramo neza wese ibyo nzabibabaza sawa Nyashya rero akazi n'akawugo jewe bantu banjye uru rubanza ni mwebwe muri buze kuruca muraza kutugira inama ndetse munagira uyu mukobwa inama ndetse n'uyu musore icyo bakora
nimba koko bakifatanya cyangwa se bakihuza mwebwe muri buze kubigiramo uruhare murate kutwandikira ariko niba ari wa muntu wanditse muri comment hari umuntu wanditse muri comment ati mwamaye nimero z'uriya musore n'uwo nyine n'uyo akambirindire wasanga ejo azongera akandikamo akavuga ati hoya ati ni njyewe ubwo nzabireba ubwo niba ari uyu muri comment ntango nta muntu uzongera kunsaba nimero ariko n'abandi bashobora kuzigusaba mbese niwe waba waragukunze wenyine mbariye na ruswa rero reka turebe muri comment ko ari undi uzandikamo ngashaka nimero zawe bazazigusaba ni njyewe wazigusaba so rero reka ngushimire we wari udukurikiranye hano kuri Manzi Innocente TV nkubwira ngo Imana ikomeze kuguha umugisha aho uri hose waba uri mu Rwanda Afrika yose Aziya Australia ndetse no muri Amerika Imana ikomeze kubana nawe mucuru urubanza mwebwe ngiye ntacyo navuga nta nicyo nakora mwe ni mu ruci so rero Imana ibampera umugisha ciao ciao